Nguhaye ikaze wowe ukurikirana Menye Bane TV. Iyi ni Menye Bane TV. Niba umerewe nabi wumve ko imbere ari heza. Ubu rero turi kumwe n'umwe mu banyeshuri ba kaminuza, agiye kudusangiza ku buzima bw'abakatolike hano muri kaminuza. Kaminuza araza kuyitubwira, atubwire ubuzima babayeho, imiryango ya Gisiyo Gatolika itubwireho, ndetse atubwire n'uburyo basenga. Ikaze. Murakoze. Yego. Amazina ni Jean Dodier Samurambaho. Yego. Nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza. Muri kaminuza ya Byumba UTAB. Arakoze kumbaza rero kubijyanye na imiryango ya Gisiyo Gatolika ikorera muri kaminuza ya Byumba. Yego. Wenda mpereye kuri icyo kibazo nabanza hasobanurira n'abantu muri rusange ibijyanye n'amasosiyasiyo akorera muri kaminuza ya UTAB, uburyo akora n'uburyo abayeho mu buzima bwayo bwa buri munsi. UTAB irimo amasosiyasiyo menshi, dusangamo ari based Christian, ndetse tunasangamo n'asanzwe, ariyo twita associations, izindi tukazita clubs, ariko izo zose zigahurira ku kintu kimwe, aricyo gukorera hamwe ndetse no guhuza ibikorwa bya kaminuza nk'intego y'amasosiyeshonizi n'amaclubs. Muri izo associations rero niho dusangamo communauté catholique. Iyo communauté catholique rero akaba ariyo noneho dusangamo Gisiyo Gatolika. Imbere ya communauté catholique tuhasanga n'izo twita LASA, SEPU, JBI Ligue, ndetse na CDA n'indi miryango yose iri based Christians. Rero muri communauté catholique tugiramo ibindi bice bigera muri 5, ariho dusangamo abaregiyo, groupe charismatique, Clari nyirango nayo ibamo, groupe vocationnel, abasomyi, abanyamutima, n'indi miryango nk'ibiri iri based aho ngaho. Communauté catholique rero muri UTAB uburyo ikora, uburyo ibayeho, ubuzima bwayo gatozi bona bushingiye kuri korali, kubera yuko abo bose baza muri iyo miryango yindi yose baba baturutse muri korali Ami du Ciel ikorera muri Communauté catholique muri UTAB. Uburyo bakora rero, imibanire yabo ndetse na kaminuza, ubona yuko bitarangirira muri communauté gusa, ahubwo bijyana hanze bikagera kuri diocese ndetse mu zindi association nkuko nagenze vuga haruguru. Communauté catholique ifite ayo association yandi abakorana, ariko ikagira n'imiryango ya Gisiyo Gatolika ariyo ndabanje nahereyo mvuga, abaregiyo, groupe charismatique, groupe vocationnel, abasomyi n'izindi zose zifasha mu butumwa bwayo bwa buri munsi. Communauté catholique igira misa buri cyumweru saa 12 muri kaminuza, hanyuma saa mu gitondo, hanyuma ikaririmbwa n'abagize Communauté catholique, ndetse rimwe na rimwe TSS nayo iza kubafasha, ndetse n'izindi korali zegereye kaminuza ziba zaratoranyijwe. Mujya ibi? Yego, tujya ibihe. Okay. Yego, hanyuma no kuri katedrali mukaririmbayo? Kuri katedrali tugerayo misa ku cyumweru cya 2 cy'ukwezi, tukajya kuririmbayo n'ubundi butumwa burebana na Kiliziya Gatolika batwitabajemo, ibikorwa by'urukundo ndetse n'ibitaramo byose bikorwa bigendeye imyiherero se, ibyo byose bikorwa na Communauté catholique. Yego. Utubwiye ubuzima bw'imiryango ya Gisiyo Gatolika, tubwira chorale, ariko nagiraga ngo nkubaze kuri chorale uburyo mubanyemo, abanyamuziki se murababona, mubifitemo abacuranzi, ababigisha indirimbo, bimeze bite? Chorale Ami du Ciel urebye muri rusange dufite abaririmbyi bagera nko muri 200 gutyo barengaho. Harimo abanyamuziki bose benshi, ushobora gusanga batarenze muri abo 200 batarenze,
batanu wenda b'abanyamuziki, yego ugasangamo mbese ibyiciro byombi bisangamo, ariko uburyo bw'imikorere ubona ko tugifite urugendo rurerure, intambwe ndende. Nibutsa abakurikiye cyane yuko mu minsi iri imbere twenda no gusohora indirimbo, bazayibona, tuzayibagezaho bayibone, ariko turacyafite urugendo kubera yuko hari ibyo hari intambwe dushaka gukomeza gutera muzo twatangiye. Dukeneye abanyamuziki abo bazaza mu kwezi kuri imbere, bakazaza bajoyininga korali ya Midisiye, bakazaza baza basanga Communauté Catholique hari kandi ikomeye. Yego, nanone ndacyari mu bijyanye n'umuziki. Ubona umuziki umari iki umunyeshuri, ndetse unakomoze kuri ibyo bikorwa byose by'abakatolike, bifasha iki umunyeshuri wo muri kaminuza? Ni ukuvuga ngo umuziki ni ikintu kirekire cyane umuntu atabasha kureshya nacyo cyangwa kucyumvisha ubwenge, kubera yuko mbere na mbere akamaro k'umuziki ku munyeshuri wo muri kaminuza, iyo uvuye muri class unaniwe, buriya uzarebe nk'umuntu uzi umuziki, iyo ageze ahantu bari kuririmba kugira ngo ahave, cyangwa se ahantu bari gucuranga, ntago apfa kuhava, kubera yuko umuziki ntabwo njye nabasha kubusobanura, ubwawo urivugira ku muntu wuzi. Kutawuzi arahanyura akagenda, ariko iyo uhari ukumva ibiri gukorwa buri munsi, umuziki uhora wiga. Nkaho muri cyo gihe turi gutegura rero, icyo umuziki uzadufasha mbere na mbere ni kugira ngo abantu baryoherwe, ntibazumva amajwi gusa, ahubwo bazumve inanga iherekeje ayo majwi, bumveho kuko iyo base y'umuziki ariyo fondasiyo yo kuririmba neza, kuko byombi biraherekeranya. Bimariye iki umunyeshuri? Akamaro k'umuziki rero ku munyeshuri mbere na mbere bimuha akazi. Mbere na mbere hari umunyeshuri ashobora kuba ari ahangaha, hanyuma agahita yibonera nka korali itagira umunyamuziki, agahita ajya kuyigisha, bikamuha amafaranga yo kubasha kwishyura geto cyangwa agashaka n'icyo kurya bisanzwe. Ariko nanone muri rusange biruhura mu mutwe, umuziki uruhura mu mutwe. Yo wumva unaniwe utameze neza, ukajya kunanga, uvaho uruhutse wumva umeze neza. Yego, ko hari abavuga ngo se bihuza abahungu n'abakobwa, iwanyu naho bibayora? Hari korali zihuza abahungu n'abakobwa, ugasanga umuntu aje kuririmba ari cyo agamije. So kabebo wenda ntabwo ibyo, urabona abantu babona ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo biba byabazanye nyine, ariko nkanjye uko atari cyo kiba cyanzanye ntabwo ibyo ndabibona. Ubwo ntabwo birazamo, ni ukugumya kuvuga ayishavu kugira ngo bitazazamo. Gukomeza gusabirana, ariyo ubutumwa bintu bashobora gutanga, no gusaba ko buri muntu wese ukiri mu muhamagaro wo kuririmba, mu muhamagaro aho yaba ari hose, agomba gukomeza kudacika intege. Hari ijambo ryiza rivuga ngo tugacika intege, cyangwa se twumve yuko gukorera Nyagasani keep going. Yes, gukorera Nyagasani ntabwo bizadupfira ubusa. Nimba uri muri korali, muri kaminuza iyo ariyo yose, wumve yuko nimba uri umukristo gatolika wiga muri kaminuza, ukaba nta hantu hamwe warizwa mu bikorwa bya kaminuza bijyanye na Christianisme, wumve yuko biragoye uburyo nabisobanura, ariko n'ubugwari ni kigaragaza yuko Kiliziya Gatolika utumva imikorere yayo, ndetse utumva n'impamvu uri muri Kiliziya Gatolika. Ndasaba rero abantu bose byagaragaye ejo bundi mu marushanwa twakoze, nuko wenda mutabimenye, ahuza abakristo, twagiye tubona abantu benshi b'abakristo gatolika ariko badasenga tutazi. Twagize igikorwa rero cyo kubahuza abantu bose kugira ngo buri wese yisange muri Kiliziya Gatolika kandi yumva yishimiye yuko ari umukristo wa Kiliziya Gatolika. Yego, ndagushimiye ku kiganiro tugiranye, kandi wowe udukurikiye nizere ko wakoze subscribe kugira tugumye kujya tukugezaho ibiganiro nk'ibi ngibi biguha amakuru ya Kiliziya hirya no hino. Murakoze cyane. Ciao.